dutangiye filime kacu uyu munsi adutangira nyine umukobwa hano wari uri kuvugira kuri telefone avuga ati nibwo nkihagera rwose ati ubu ngiye gufata tagisi hanyuma nerekeze kuri hoteli muri uko mwanya rakandi kana katurukaga mu wundi muryango uri aho ngaho hanyuma umukobwa nawe aza kurura valise cyangwa se sweet kiss yerekeza kuri ya modoka ati yego mama ati cyane rwose mama hanyuma umukobwa ariko akomeza aza kurura valise ati okay mama ati nta kibazo rwose hanyuma umukobwa akomeza aza yegera imodoka nyine ati cyane mama ati rwose ndagukunda bye bye hanyuma umukobwa akimara kuva kuri telefone akimara gusezera mama we hanyuma kakana kaza gakirukanga abona ko hari umuntu uri kukirukanga cyangwa se umuntu kari gucika akita kaza kisha muri ya valise umukobwa yari afite hanyuma umukobwa nawe ahugira mu byo kubaza imodoka nyine yarimo avugana n'umu taximan cyangwa se wari utwaye imodoka hanyuma kumbe hahandi kakana kari haturutse ikindi kigabo cyambaye muri nete kiza gifite na telefone gikomeza kirebaguzwa hirya no hino hanyuma umukobwa nawe yakomeje kwirebera muri telefone hanyuma cya kigabo cyaje cyegera ivarisi wa mukobwa hanyuma kigabo kiti nyihanganira gato miss iti umukobwa ati hari icyo nagufasha ati umugabo ati cyane rwose ati mukanya nari ndi kumwe n'umukobwa wanjye nyubiwe hanagiye rwose sinzi ko nacitse mbona mise mubura ati kandi ndumva ushobora kuba mumboneye umugabo ati nyine ni umukobwa mutoya ufite imisatsi mitoya kari kambaye agapira ka pinki umukobwa ati sha nawe nabonye rwose ati ewana nakana nigize mbona ahangaha pe umugabo ati uriya mwana rwose nyine akunda gukina saye rimwe na rimwe nyine akunda kwisha cyane nyine ati sinareba muri novarisi nkareba niba nta kibazo umukobwa ati nta kibazo rwose ati warebamo hanyuma ikigabo kigiye gufungura ivarisi umukobwa ati ati nyihanganira gato wa mugabo ati ndi gukereza nyiri tagisi reka ngomba kugenda rwose ati ba wihanganye pe umugabo ati okay nta kibazo none rwose none ndatekereza kari akana katakwigwa muri ivarisi rwose ati munyihanganire kuba mbabangamiye ati rwose ati umukobwa ati ndizera uri buze kubona umwana wawe ariko rwose nta kibazo umugabo ati nta kibazo nawe urakoze cyane hanyuma umukobwa kuri ivarisi yumva ivarisi isa nkaho iremereye gusa ariko ntiyabitindaho ntiyabyitaho ikigabo nacyo cyakomeje kwitegereza muri telefone bisa nkaho hari ikintu kiri kureba muri telefone yacu nyine hanyuma umukobwa nta kindi yakoze yahise yurira tagisi voiture hano afata urugendo nyine yerekeza kuri hoteli nyine nk'uko amaze kubwira mama wiwe nyine hanyuma ikigabo nacyo nta kindi cyakoze cyasigaye ahangaha gusa gikomeza kureba muri telefone kumbe muri telefone harimo aka GPS cyangwa se GPS locator nyine akagaragaza aho ngo umwana w'imyaka 12 ari bigaragara ko nyine muri telefone harimo child 12 cyangwa se umwana 12 hanyuma kumbe wa mukobwa we yaje yerekeza kuri hoteli cya kigabo cyaje kimukurikiye nyine bigaragara ko kari akana gafite GPS cyangwa se gafite akagaragaza aho kari hanyuma wa mukobwa nawe yaje kuri ya varisi irimo kakana gusa akaba atarabimenya nyine umukobwa ati munebera hari Emily Sanders hanyuma umukobwa nyine ni bise Emily hano ukora kuri reception ati urajya ku cyumba 301 ati hano ni hari ikarita yawe ati uriya ni James nawe araza kugutwaza igikapu cyawe ati sanseri iri iruhande rwawe hariya hirya ati mugire ibe byiza hanyuma umukobwa nyine baramwakiriye muri hoteli kigabo cyari hano nacyo gikurura ivarisi irimo umukobwa akana ariko nyine abo bose nta numwe uramenye ko nyine ino varisi irimo akana kihishemo gusa nkuko tubibonye hanze cya kigabo nacyo cyaje gikurikiye uyu mugore uranga cyangwa se uyu mukobwa uranga wazanye ivarisi karakana bigaragaye ko harimo gafite GPS cyangwa se gafite akantu kagaragaza aho karakana kari nyine cya kigabo cyagashyizeho hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa yakomeje kuzamuka aho ngaho nyine aza yerekeza ku cyumba kiwe James nawe amutwaje ivarisi yiwe gusa nyine bose nta numwe uramenya ko nyine hano harimo akana nyine umukobwa ati ni hano rwose nahageze umugabo ati nta kibazo rwose madame hanyuma umugabo nyine komeza kwitegereza ivarisi iranga umukobwa ati urakoze cyane rwose umugabo ati nta kibazo pe hanyuma umukobwa ati urakoze hanyuma umukobwa nta kindi yakoze nyine yakuriye varisi ikigabo nacyo gihita gikomeza umukobwa ati mbega urugabo hanyuma umukobwa yahise agera gutya afungura icyumba kiwe nyine bari bamuherejemo 301 yiwe nyine aho yaraje gucumbika muri hoteli iri ahangaha hanyuma umukobwa yinjiye mu cyumba kiwe nyine azakurura ya varisi ataramenya ko nyine ari gukuramo n'akana nawe gusa nkuko nyine twabonye hanze cya kigabo cyaje kigakurikiye nyine hanyuma na kindi cyabaye kakana kari muri ya varisi kagize gutya umukobwa akimara gutereka varisi hasi kakana kagira gutya kaba gafunguye ya varisi gahoro gahoro akana kavamo kitonze gutyo nyine gahoro gahoro kumbe cya kigabo nacyo cyaje muri ya hoteli kirikuza cyaje gikurikiye kakana
hanyuma iki kigabo cyaje kigana hano kuri reception nyine, hanyuma kigeze hano kiti muraho neza, ati munyanganire kubabangamira gatoya, ati umugore wanjye yinjiye hano, ati yitwa Emily Sanders. Ikigabo cyaje kiyita umugabo wa mukobwa umaje kwinjira ahangaha. Hanyuma umugabo ati ni umukobwa nyine yambaye akajaketi k'umukara, agaragara nk'umuntu uhangayitse cyane nyine, atinya ibintu by'ingendo cyane, ati wandebera icyumba arimo. Kumbi ikigabo hano cyaje hano kiyita umugabo wa mukobwa, uno mukobwa umaje kwinjiramo hano nyine, aho kije gikurikiye kano kana. Kumbi kakana kagize gutya kava muri avarisi kakomeza kaza kihisha hano nyuma. Hanyuma akana kaje hano uko karimo karashaka kwisha nyine gakubitagura ibintu birimo bisakuza, hanyuma kana kakomeza gukomagura ibintu. Hanyuma uwo mukobwa bimushije ibintu bikomaguye, hanyuma abarahindukiye ati we bite. Hanyuma arebye abona ivarisi irafunguye, hanyuma aje hano inyuma abona akana kihishe, ati mana witi ibi ni ibiki kuko. Akana kati mbabarira rwose nutumenye nsubirayo, ati uriya mugabo ntabwo ari papa wanjye, ati mbabarira nakwinginze. Ati umukobwa ati wowe urinde se? Ati nitwa Ella, ati nitwa Ella Wilson. Ati suri murakuri iki mu ivarisi yanjye? Akana kati nahandi hantu mfiteho kugera rwose, ati nahandi hantu mfiteho kujya, ati nakubonye mbona ugaragara nk'umuntu w'umugira neza nyine, ati mbabarira ndakwinginze nutume nsubirayo rwose, ati ntabwo nshaka gusubirayo. Ati tuza, ati ntabwo ndi gutuma usubirayo wa mwana. Ati se ufite iki kibazo? Ati tuza rwose, atangaho uratekanye, ati wowe mbwire nyine ikijya mbere, ati mbwira ikibazo ufite, menye ikibazo ufite. Kuri ruhande nanone wa mugabo nyine barimo bamurangira nyine icyumba uriya mukobwa yajyanye mu kana mu ivarisi. Umugabo ati murakoze cyane. Hanyuma ikigabo nta kindi cyakoze cyaje cyerekeza kuri cya cyumba kana karimo. Umukobwa ati uriya mugabo ninde se akora iki ubundi? Akana kati kira kigabo kiba abana kikabafungirana, ati ndakunyinze nutume ikimbona. Umukobwa ati okay nta kibazo, ati rwose, ati reka nekereze gatoya noneho. Hanyuma ikigabo cyageze kuri cya cyumba wa mukobwa arimo, cyo kirakumanze n'akana aho kari nyine aho ngaho nyine. Umukobwa ati genda wishe muri douche, ati genda akanya wishe muri douche. Hanyuma akana kahise kajya kwihisha, aho kugira ngo kajye kwihisha muri douche ahubwo kahita kaza hano mu kabati k'imyenda kari ahangaha. Hanyuma na kindi cyabaye nyine, ikigabo cyakomeje gutegereza aho ngaho ku muryango muri ako kamwanya, ubona ko gifite n'ubwoba nyine. Hanyuma ako kamwanya umukobwa yise agira gutya arasohoka. Ikigabo kiti hayi, ati umukobwa atera ikintu nabafashe nyakubahwa. Umugabo ati munyanganire ndakeka nyine habayeho kuvanga ibintu, ati wanzaniye ivarisi hano, watwaye ivarisi yanjye hano. Ati ndabizi neza rwose kari yanjye, muri telefone yanjye iranyereka yuko ivarisi yanjye iri aha. Umukobwa ati suzuma neza muri telefone yawe rwose, ati nta varisi yawe iri aha ngaha. Umugabo ati mva muko ndakwinginze twe gukomeza ibintu, ninamuka mbonye icyo nshaka cyanjye, ati ndagenda hano amahoro rwose nta kintu kiri bubi. Ati niba udashaka ko biza gukemuka amahoro, ati ndaza gukwereka ukuntu biri bujye. Umukobwa ati ndahamagara security. Ati byiza ahubwo wavanga ukagenda. Umukobwa yize gutyo rongera afunga nyine. Ikigabo gisigara ngaho nyine kiburi ibyo gikora. Hanyuma ikigabo kirimvira kuko amwanya kitagiva aho ngaho. Hanyuma umukobwa yagize gutya aragaruka ahangaza ahamagara kakana, kumbe kana kari kihishe umuntu uza mu kabati hano. Hanyuma umukobwa ati arabizi ko turi hano. Akana ati se agiye kuza. Umukobwa ati ntago mbizi, ndeka dushaka uburyo tuva ahangaha tugende dukwiye kuguma ahangaha. Hanyuma na kindi cyabaye, umukobwa yagize gutya afata kakana ngo bava ngo bagende. Hanyuma iki kigabo cyaje ahangaha kiza kibwira wa mugabo bise James ati nyihanganira gato, ati ndakeka hari ivarisi yanjye mwajyanye mu cyumba kitari icyanya, ati mwajyanye mwafashe ivarisi yanjye mujyana mu cyumba 301. Umugabo ati si uri kuba mu kihe cyumba ubundi? Umugabo ati ibyo ntago ari ngombwa, ati menya ko ivarisi yanjye iri mu cyumba 301. Ati ndi kubibonera kuri telefone yanjye. Urugabo ruti nyine urumve ibyo twabikora, ariko nawe urabanza nyine ugire, ati niba wowe wabuze ibintu twabigushakira, ariko urabanza nawe ugire ibyo ukora. Umugabo ati buke ndabyumva cyane rwose ibintu urimo uravuga, ati ndabyumva neza pe. Hanyuma ikigabo cyagize gutya bigaragara cyarimo kimwaka ruswa nyine. Umugabo yagize gutya gihereza ibiceri hano nyine. Umugabo ati si ibyo se ubundi? Ikigabo kiti urumva nyine nubwo ari duke ariko, ati nta kibazo ariko nyine ubwo urakoze cyane, ati ndaje ibintu byawe bigushakire. Umugabo ati okay nta kibazo, none ngiye kuba ntegereje hanze, ati nizere ko ibintu byawe bigiye kubinzanira. Hanyuma na kindi cyabaye nyine, umugabo yise asohoka hano. Hanyuma asaba nyine kiriya kigabo kujya kumuzanira ya varisi yari irimo kariya kana, gusa nyine ntago bazi ko kakana bagakuyemo. Hanyuma umukobwa bise Sanders cyangwa se Emily nawe se agira gutyaza na kakana hano nyine baza kwihisha.
hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa agize gukeza na kakana hano ku rundi ruhande ruri ahangaha, bigaragara ko nyine umukobwa arimo agacikisha kano kana nyine ngo bava ahangaha nyine. Hanyuma umukobwa yafashe akana nyine aza kwerekeza kuri uruhande, bageze ahangaha babona cya kigabo bise James kirimo kiraza gikebaguzwa ahantu hose nyine, cyari kirimo cyerekeza muri cya cyumba 301 uyu mukobwa arimo nyine kigiye kuzana ya varisi nyine. Bazi ko nyine kare kana ariho kakiri n'ubundi, gusa ntago bazi ko nyine kano kana kari kumwe n'uyu mukobwa hano bari gucika nyine. Hanyuma ikigabo cyinjiye mu cyumba umukobwa yari arimo, hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa nawe yakomeje gucika na kakana. Hanyuma kundi ruhande cya kigabo cyari kiri ahangaha gitegereje ko bakizanira ivarisi yacyo. Hanyuma umukobwa yabwiye kakana ati genda muri mu bwogero bw'abagabo hariya hirya. Hanyuma umukobwa ashatse gusohoka, cya kigabo kita kimamugara ati shu, ati ngwino hano mwereke, ati dukeneye kuvugana hisegonda. Mbibutsa ko bano bombi nta hantu baziranye nyine, bahuriye hariya ku kibuga cy'indege nyine. Ati se waza tugasangira ko kunywa. Hanyuma umukobwa nta kindi yakuze nyine, isaze nyine n'ubwoba nyine aza kwicira uruhande rw'uyu mugabo uri ahangaha nyine. Yamaje kumenya ko iki kigabo kiba abana kikabashimuta nyine kikabafungirana. Hanyuma umukobwa yaje kwicara ahangaha, ikigabo kiti umviro twumvikane wa mukobwa, bati aka kanya none aho tuvugana, ati twese tuzi icyo ufite, twese turabizi ko ikintu ufite atari icyawe mukobwa. Umukobwa ati nyumva neza ibyo uri kuvuga ntago nzi byari byo. Umugabo ati ndakwingize mukuru, ntukomeze ibintu, ntutumbe ibintu bikomera, nindamuka mbonye ivarisi yanjye ati uraba ufite uburenganzira bwo kugenda, uragenda amahoro pe, atari kunindamuka rwose nabo. Hanyuma umukobwa yigira gucyatumiza amazi. Hanyuma uko mwanya wa mu cya kigabo yari yatumye bari batumye ivarisi cyese kizana ati ngiye hano. Umugabo ati wow, ati si ubona se ahubwo, ati hano rwose, ati ngiye hano rwose, ati ngiye ivarisi. Hanyuma umukobwa ati ariko nta kintu kirimo aho ngaho. Umugabo ati ziba aho ngaho, mukuti ziba aho ngaho, ati nta kintu nakubajije. Hanyuma ikigabo cyagize gutya kirafungura, kizi ko harimo kakana, kiribyemo kibona nta kintu kirimo. Ati okay, ati noneho ati imikino ndayirambiwe mukoti, imikino ndayirambiwe, ndagira mumbwire aho kari akana k'agakobwa kari. Umukobwa ati ariko akayikano yo kuvuga. Umugabo ati winjindira na mukunda kwinginze, mbabarira umbwira ahantu umukobwa ari, mbabarira umbwire, kuko nibyo byiza kuri we nuramuka umbwiye ahantu uriya mwana ari none aka kanya nyine kumenya ngo uriya mwana ari hehe. Hanyuma uko mwanya arabahise baza guseriva abari ahangaha. Ati ese najyana no mu cyumba cyawe niba nta kibazo. Umukobwa ati nta kibazo, ati ntacyo, noneho niba ushaka ko njya no kujyana mu cyumba cyawe ati urasinya ahangaha kugira ngo ubyemere. Hanyuma umukobwa yagize gutya asinye ku rupapuro rwamuhaye, yandikaho ijambo ngo help, ubufasha, yongeraho irindi jambo WC cyangwa se toilette nyine. Bigare ko nyine arimo hasinyari cyangwa se abwira uyu mu seriveri uri ahangaha cyangwa se uyu mu waitress uri ahangaha nyine ko muri toilette nyine hakeneye harimo umuntu ukeneye ubufasha. Umukobwa nawe yarabibonye nyine n'umuntu mukuru nyine. Hanyuma ahita avuga ngaho nyine, undi nawe asigara ahangaha. Hanyuma ikigabo gikomeza kwitegereza umukobwa, ubona ko gifite umujinya. Hanyuma nta kindi cyabaye, wa mu waitress cyangwa se wa mukozi wo muri hoteli yahise azahamagara 911 nomero ya polisi. Polisi ati ni iki kibazo, twasize umukobwa nyine agiye kubwira polisi ikibazo gihari. Hanyuma tugaruka kuri uruhande, cyo kigabo kibaza ati umukobwa ari hema, ati mbabarira umbwira umukobwa ari cyangwa se. Umukobwa ati okay, noneho reka twumvikana, ati tuza gatoya, ati mubwire. Hanyuma nta kindi cyabaye, umukobwa yaragiye kubwira nyine aho kira kigabo aho kari akana kari, ariko yaramaje gusaba no mu waitress cyangwa se no mukozi muri hoteli kuza gukura kano kana muri toilette. Hanyuma nta kindi cyabaye, wa mukozi wo muri hoteli yaje hano aza kureba ka kana kari hano muri toilette. Umukobwa aza kumanga ati nindura ahangaha, ati nje hano kubafasha, ati ninde urimo hano. Hanyuma muri uko mwanya ka kana kari muri toilette kahise gafungura. Hanyuma ati ati mana yanjye we, ati kuko ni wowe koko, ati nibiki byabaye wa mwana we, ati byakugendekeye biti. Hanyuma umukobwa ashaka gusora kakana kati buretse gatuye, ati hano harimo ikintu, akana kahita gakuramo ikintu, ati kino kintu nicyo kiri gutuma uriya mugabo mbona. Bigareye kuri kaka GPS kano kana kari gafite nyine kagaragaza aho kano kana kari. Nta kindi cyabaye nyine kano kana kahise kagira gutya gakuramo kaka GPS kagaragaza aho kari. Hanyuma mu waitress cyangwa se umukozi yese agira gutya afata kakana kasohora muri toilette akazana ku rundi ruhande hano. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine
kuri ruhande tugaruka kuri kino kigabo kije kureba kakana muri toilette nyine, dore ko nyine cyamukizeho cyagashyizeho GPS cyangwa se akantu karagaragaza aho karakana kari. Kigabo cyaje gihamagara kiti 12 cyangwa se 12 uri hehe, ati sheri uri hehe kuko naje ati ngiye uti ntabwo uri kunyumva. Kigabo cyaje gihamagara kakana nyine ngo kikita 12 cyangwa se 12, hanyuma kigabo kiti hani ati ngiye uti ntabwo uri kunyumva, ati 12 uri hehe, ati ngiye uri hano, ati reka tuvugane reka tugende, ati nagushaka ko tuva ahangaha. Kigabo hano bigaragara ko nyine ari ikisikuru cyangwa ari n'igitekamitwe kirimo gise kibeshya kana, gusa nyine amakuru twamenye nuko nyine kino kigabo ngo gishimutanga abana kikagenda kikanabafungirana. Kigabo cyakomeje guhamagara kana kiti ngiyewe rwose ninjire, ati ninjire. Kumbe nta kintu cyarimo kivugira muri icyo cyumba, muri toilette nyine iki cyumba kigabo cyarimo kizagikomangaho. Kigabo kiti ngiye kwinjira, ati ndinjiye, hanyuma kinje gisanga nta muntu urimo, ati okay, ati kita cyongera kireba kuri ya telefone aho GPS irimo irakeka nyine kibona naho hantu gihagaze n'ubundi, ati none urumva ushobora kwihisha siteka ryose, ati shangwe no tugende wa mwana, ati ngwino tugende rwose. Hanyuma kirongera kiza gukomanga ku rundi muryango uri ahangaha, kiti hani ati ngiye uti tugende tuvanga, ati none ubwo uri kumva iryo jwi koko sheri, ati iryo jwi ni iry'ibyishimo sheri, ntabwo uri kubyumva koko tuvanga tugende. Ikigabo cyakomeje gukomanga gusa nyine ntihabugira umuntu kikingura cyangwa se ntihagire umuntu kitaba. Hanyuma gikomeza guhamagara kiti 12 ati tugende rwose mwana wanjye, cyamwitaga 12 cyangwa se 12 nyine, kiti okay, ati none reka nze mwereke. Hanyuma ikigabo kigira guki kiba kirafunguye, nabwo gifunguye kibona nta muntu urimo, kitegereje neza kibona ya GPS cyangwa se kakanu cyashyize mu mwana yakagaragaza aho umwana ari, kiba kikabonye aho ngaho wa mukozi muri hotel agira gukita funga umuryango bari barimo. Kigabo kiti fungura umuryango, ati fungura umuryango madam, ati fungura umuryango cyangwa mwese bici. Kitegereje neza hano kireba bona kagapapuro basinyiyeho n'umukobwa hayanditseho ngo ubufasha nyine, ati fungura umuryango madam, fungura umuryango cyangwa mwese mite mbica, fungura umuryango madam. Kigabo cyakomeje gukomanga nyine gisaba ko bafungura mukobwa afungura umuryango nyine. Hanyuma kigabo nyine kitakibona ko bagitabarije, hanyuma gikomeza gukubita urugi gikomanga nyine ngo bafungure umuryango. Mu gihe kikiri muri ibyo ngibyo kumbara bahise baturuka inyuma yacyo bati amaboko aho tuyabona. Kumbe polisi ko kamwanya yese hagera bahita bagiye kubita mu rwakajwiga nyine, bahita bagita muri yombi. Hanyuma na kindi cyabaye nyine kigabo bahise bagicishaho gutyo. Hanyuma kakana nako kahise kagira gutya gahita gasohoka ahandi kari kishe, kahita kaza gahura na wa mukobwa bise muri kati era umeze neza. Hanyuma muri kamwanya kigabo bahise bagisohora. Umukobwa ati nyakubahwa, ati hari undi mugabo wanamufashaga hari, ati yagiye mu cyumba cyanjye yibivarisi yanjye arayimuzanira, ati dore n'uyu nguyu, ati office, ati kirana cyo ni mu gifate mu gite muri yombi. Hanyuma ikigabo nacyo cya James bahise bagifata gutyo bagita muri yombi nyine, nyuma y'uko cyari cyafatanyije n'uyu mugabo nyine bashaka kwiba iriya varisi y'uyu mukobwa nyine, bazi ko irimo kariya kana. Nguko rero ko kana bagatabaye nyine ibigabo bagize gutya bahita babicisha muri uka mwanya. Mu gihe bari baraho ngaho, umukobwa nyine yahise ashimira no mukozi muri hotel ngo ati wakoze cyane rwose kudufasha ukanahamagara polisi rwose, ati muri abantu b'agaciro pe. Hanyuma muri uka mwanya nyine nta kindi cyabaye, batatu bombi basigaye aho ngaho. Hanyuma bati rwose ubu ngubu turatekanye rwose, ati ibintu bimeze neza. Hanyuma muri uka mwanya Ruwise azahamagara ati hera. Hanyuma muri uka mwanya kana kahise kabona umusore uranga ati umusaza we, ati wari uri hehe kuko umwana, ati ndaza kukubwira nitugera mu rugo ibintu byabaye. Muri uka mwanya nyine nta kindi cyabaye, kana kahise gahura na musaza wako. Ngushimira cyane ko abanye natwe, nawe utaha no mu tundi dufilimi. Wibuka gukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.